reka nkubwire ngo nta muntu wanyuranya ibihe urimo, nta bwenge bwawe ntibwabinyuranya, umuntu gukunda ntiyabinyuranya. Arakureba akavuga ngo uragowe, arakureba akagusabira, arakureba akagusengera, arakureba akakuririra, ariko ibihurimo bigakomeza bikaba ibihe. Ariko reka nkubwire ngo Imana yacu niyo yonyine, ijambo riratubwiye ngo niyo ibasha kunyuranya ibihe, ikanyuranya ibihe by'ubugumbi igashyiraho ibihe byo kubyara, ikanyuranya ibihe byo gusonza igatanga ibyo kurya, ikanyuranya ibihe byo gusuzugurwa igatanga icyubahiro. Imana Data wa twese, iyi Mana twicaye imbere, iyi Mana yaduhamagaye, iyi Mana yadukuye kwa Makiri, iyi Mana yadukuye mu kabari, iyi yonyine Rabine Taya ngo niyo inyuranya ibihe n'imyaka. Imana yacu ishimwe. Reka nkubwire ngo gira kwizera, nta kindi kintu ngusabye mwene data, ngusabye ngo uzamure kwizera kwawe. Aka kanya ngewe urimo ureba ntacyo nagufasha, nta nicyo nagukorera, ariko n'Imana inyuranye ibihe ukajya kuri banki kandi utaruzi inzira ijyayo, n'Imana inyuranye ibihe ukurira indege kandi nayigaru utarayabonaga, n'Imana inyuranye ibihe ikaguha inzu ukayiryamamo. Mana ishimwe. n'Imana inyuranye ibihe maze bikabaho, itegekesha ibyo yaremye, ijambo ryayo bikemera. Tunezerewe n'Imana, tubabaye nabwo niyo ihamagaye umuntu ntarara mu isi irakomeye, hejuru yayo nta yindi Mana iriho. Sinkuru mpimbano dufite Imana ikomeye. Oh haleluya. Ngo n'Imana inyuranye ibihe bikabaho, ngo kandi n'Imana itegekesha ijambo ryayo bikemera. Haleluya. n'Imana inyuranye ibihe ikagukura mu bukobwa, ikagukura aho bakubenze, barakubengeye ubusa, biraza gusobanuka kubera ko iyi Mana ngo hari ikintu yibitseho abantu batibitseho. Iyi Mana yibitseho akantu kamwe naje kukubwira, ngo yibitseho akantu ko kunyuranya ibihe n'imyaka. Mana ishimwe. Dogiteri ntiyabinyuranya, mami wawe gukunda ntiyabinyuranya, umugabo wo kwambitsa impeta ntiyabinyuranya, ariko Data wa twese ngo abasha kunyuranya. Haleluya. Niba wari uri ibumoso akagushyira iburyo, niba wari uri iburyo akagushyira ibumoso, akavuga ngo noneho ndabihinduye kuko nitwa Imana. Haleluya. Karande igera kuri Aburahamu amara imyaka 100. Reka mbabwire ngo karande ziradukereza. Ibaze gushaka uri ku myaka 40 kandi abandi babyaye 3, wagira amahirwe ukazabyara 2 kubera karande. Ariko uyu munsi Imana igukubitire karande mu izina rya Yesu. Mukobwa we wifata ibyo ubonye ndakwinginze, Imana izanyuranye ibihe guha umugabo. Wa mubyeyi we, Imana izanyuranye ibihe guha ijambo muri urwo rugo rwawe, warwinjiyemo Imana ihari humura, nubwo bimeze kuri izanyuranye ibihe. Wa mugabo, Imana izanyuranye ibihe, bajye bakwita bosi mu rugo, bakubahe kubera Data yabinyuranije. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Igihe cyarageze Imana inyuranye ibihe. Ubu mfite inzu, Amahoro y'Imana nabane namwe mwese mwebwe mudukurikira ku manywa na nijoro. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Mwebwe mwese muri mu Rwanda, batuye mu mujyi wa Kigali, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, turabashuje cyane. Mwebwe mwese mukunda ibiganiro byacu dukora buri gihe cyose, mukunda ijambo ry'Imana, natwe turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha rero, tubasabe umugisha, tubasabiye kurindwa n'Imana kugira ngo ibihe byose Imana ijye ibarinda. Kuko mwebwe mwese mwakanze subscribe, turabashimira, n'abandi namwe nimukande subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dukora. Mukande subscribe kukazogera, mukande kugira ngo ibiganiro byacu nibizajya bisohoka muzajya mubibona buri gihe. Niba mwabikunze mukande na like na comment, mutubwire uko bimeze, mutwunganire, muduhe n'ibitekerezo. N'abandi mwese mwifuza kugira ngo mujye mukora umurimo w'Imana ku Muremyi TV, ni karibu, tubaye karibu. Uyu mwanya rero dufite umukozi w'Imana, twakiriye umukozi w'Imana ukomeye,
Pastor Jackie, si bwo bwa mbere tumwakire ku Muremyi TV. Abapasiteri turabubaha rwose, baba barasizwe n'Imana amavuta. Buriya umupasiteri, umushumba, ushobora no kumutuka cyangwa ukamuvuga nabi, umuvuze nawe ukaba ushobora kuvumwa kandi atanakuvumye. Kuko ndibuka mu isezerano rya kera, uriya mugore wavuze kuri Nuza, kuri Dawidi, yavuze kuri Nuza hariya Abisiraheli bajya mu butayu, hajya n'indore ya Miriyamu yavuze kuri Mose. Noneho Imana iza kumuhana. Ubwo rero uvuze ku mukozi w'Imana yarasizwe amavuta, nubwo yakora icyaha, buriya uba ugomba kwitonda, kuko Imana niyo ishobora kumuhana, kuko iba yaramutoranije. Niyo mpamvu rero twubaha abakozi b'Imana. Hari benshi cyane bakunda kuvuga ngo abakozi b'Imana ngo bagize gute, babavuze. No kuri aya ma YouTube usanga hari nk'umuntu uvuga umupasiteri akamumwandagaza, ariko biriya ntabwo ari byo. Njyewe rero ntabwo naje kwigisha, ariko reka mbibaze Pastor Jackie. Murabona muri iyi minsi hari ukuntu bavuga ku mupasiteri, wenda hari icyo, wenda birashoboka ko hari icyo yakoze cyangwa byagaragaye nk'umuntu umupasiteri bakamuvugaho ugasanga bamwandagaje. Wowe ubyumva gute nka Pastor Jackie? Birashoboka ko nawe wenda waje kuri YouTube, birashoboka ko nawe bazakuvuga. Wowe wabyifata mute, wowe banakuvuze, cyangwa ubona kuvuga ku bapasi, ku bashumba, wowe urabyumva gute? Ukuntu mbibona rero, kandi mbanje kubashimira ko munyakiye, Imana ibahe umugisha. Ikintu mbona kiriho cyangwa cyeze, kuvuga abashumba, abapasiteri, kubasebya, kubanenga ku mugaragaro, ndetse no kubatuka. Ibyo ni ibintu biriho, ariko ngiye nk'ukuntu mbibona mu ruhande rwanjye, nuko mbona dukwiriye kubisanisha ndetse n'igihe turimo. Uretse no kuba uri umupasiteri, n'ababyeyi bacu usanga tutakibubaha. Usanga umugore atacyubaha umugabo we, umugabo asigaye abona umugore we ntamuha agaciro. Mbese ntabwo navuga ngo abapasiteri mu gihe tubibonye bigomba kudukomeretsa cyane, ahubwo tugomba no kumenya ko ari navuga ngo ni manque de discipline. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe dufite discipline nke, nta muntu ukimenya umuruta, nta muntu ukigira gute. Niyo mpamvu rero bidakwiriye kudutungura, ahubwo nkaba nabwira abantu ngo twongere dukanguke, duha abana agaciro. Umuntu amenye umuntu ngo ni nyirabuja, umuntu amenye ngo umuntu ni umutware w'urugo, umuntu amenye ngo umuntu ni umubyeyi we, kubera ko ibigera mu bapasiteri n'ubundi biba byapfiriye no hasi. Ntabwo rero umuntu yamenya ngo uri umushumba we n'umubyeyi we atamwubaha. Kandi icyo nabwira abashumba ni ukwihangana, ariko ni ingaruka z'ibiba biri kubera hanze, natwe ntabwo byadusiga. Sawa, Imana iguha umugisha. Rero wenda ubundi nakubaza nanone, ko dufite Kristo, twese Kristo niwe mucunguzi wacu wa twese, niwe torero twese dusenga, abantu bo mu isi dusenga Imana imwe gusa. Kuko Yesu muri Yohana yaravuze ngo jambo yari jambo kandi yahozeho, niwe jambo. Tubyo ubwo jambo yari Kristo, kandi Kristo niwe Mana. Kandi twese dusenga mu izina rya Kristo. Kuki tugira amatorero menshi cyane kandi dusenga Imana imwe? Byo biterwa n'iki, Pastor? Ikintu kibitera kuba tugira amatorero menshi kandi dusenga Imana imwe, ni uko dufite impano zitandukanye. Buriya Imana igiye gushyiraho ADEPR hari impamvu ibiyishyizeho. Ejo hari igihe ireba ikabona hari ikindi kintu gikenewe, ikabihamagaye undi mushumba akavuga ati ngewe ni Dezami. Ejo igahamagara undi, akavuga ati ngewe ndi Methodiste.
rero ni nka kwa kundi umubyeyi atabyara abana basa ariko bose bakitirirwa wa mubyeyi. Rero nuko tutahamagawe kimwe, kuko uzasanga hari itorero ryigisha ijambo ry'Imana cyane, usange hari irindi risenga cyane, usange hari irindi ritanga cyane. Rero niyo mpamvu ariko twese duhuriye kuri umwe, kuko n'indirimbo iratubwira ngo bazabishyo rimwe umwungeri abumwe. None se wenda tuvuge ko udusobanuriye gutyo ko hari igihe usanga nk'amadini yarashinzwe gutyo, wenda ari gushaka ibintu by'inyungu by'amafaranga bakanabirwaniramo. None ntabwo itorero ryose rishobora guhaguruka ariyo ntego, ahubwo Satani araza nyuma akarivangira. Kubera yuko ngo umuhinzi yaragiye arahinga abiba imbuto, ngo ariko nijoro umwanzi araza ashyira mu rukungu. Rero iyo umukozi w'Imana ahagurutse afite umwuka wa gishumba, kenshi ahaguruka ari Imana imuhagurukije. Ariko hari igihe ataba amaso, nyuma Satani nayo ikaza ikajoyininga, kuko ngo iyo abana b'Imana bayateranaga Satani nayo yarazaga igaterana nabo. Rero nta muntu uhaguruka agiye gushaka amafaranga, kuko aramutse ahagurutse ari byo nta n'iminsi 3 yamara. Hari ikindi mu bapasiteri kigaragara cyo gucishiriza imiti kugira ngo bakunde. Pastor wowe wenda se ntago waba ufite ako gati nawe waba baraguhaye, wenda simvuze ko gafite, oya turi kuganira ntacyo nuko. Wenda hari bamwe na bamwe bavuga ugasanga nk'umupasiteri asengeye umuntu aramukubise araguye. Wowe wenda nakubaza mu rusengero rwawe ntabwo bibamo, cyangwa wowe nibwo bwa mbere wabyumva? Hari n'ahandi wenda ushobora kuba ubizi? Ntabwo ari ubwa mbere mbyumvise, kuko bakunze kubivuga ngo ni ibintu bibaho. Ariko icyo nabwira abantu ni uko umukobwa bumwe agatukisha bose. Umukobwa bumwe agatukisha bose, ntabwo ariko bose bakoresha iyo miti. Uretse ko nabonye n'umuntu ushaka kugusebya umuntu kwanga nawe arabikwitirira cyane cyane, ugasanga biri kugenda bivugwa n'abakozi b'Imana. Waba ufite urusengero hariya nkazajya mvuga yuko ukorana n'imiti, nawe ukavuga ko nanjye nkorana n'imiti. Ariko nkunda kubyumva nanjye, hari n'igihe Imana isura ikanyereka nk'umuntu wenda w'umukozi w'Imana ikambwira uriya muntu yarabivanze gutya na gutya. Ni ibintu bibaho, ariko ntabwo twabyitirira abantu bose. Imana rero iguha umugisha mushumba, kandi Imana ikurinde muri uyu mwanya kubw'ibyo bisubizo dushubije. Kandi ndatekereza ko n'abadukurikira ku Muremyi TV babyishimira, kuko turabizi ko uri umukozi w'Imana, uri umushumba. Hari n'abandi n'ubundi bajya bakubona ushumbye uyoboye, rwose bose barabizi. Reka tugoye karibu dukomeze twinjira no mu ijambo ry'Imana nk'uko Imana yagutegetse, nk'uko Imana yabishatse. Reka tugoye karibu twakire n'abadukurikiye, nawe tukwakiriye ku Muremyi TV udusengera Imana. Ni karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane, reka twubahe Imana dusenge kugira ngo ibane natwe mu ijambo ryayo. Uwiteka Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye imbabazi zawe ndetse n'imbaraga zawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Data. Tugushimiye kubw'iyicano Umuremyi TV, turayisengeye ngo uyihe umugisha Uwiteka Mwami Mana Data. Iki ni igicaniro Uwiteka Mwami, uru ni uruhimbi rukomeye Data. Turahageze, reka ntaba ari twebwe, izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro Uwiteka Imana. Reka umanuka ukora imirimo mu izina rya Yesu Kristo. Muntu wese Data wa twese uri bubane natwe, ugira ikintu umukorera. Kandi Uwiteka Data wa twese, ngo kuko udateraniriza abantu bawe ubusa, reka buri wese Mwami Mana Data ikiganza cyawe kimukoreho. Bane natwe Mwami, reka tuvuga ariko urangurure, kuko ushobora byose. Cyo duheje n'imbaraga mbi mu izina rya Yesu, katika Yesu Kristo wa Nazareti. Mana Data, reka bari wowe, kandi izina ryawe ariryo rihabwa icyubahiro. Amen. Ni karibu.
murakoze cyane, murakoze kongera kutwakira ku Muremyi TV. Imana yo mwijuru baha umugisha kandi Imana ibane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka mbwire abadukurikiye rero yuko Imana ibantumyeho kandi Imana impaye ijambo ryayo tugiye gusangira. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli ibice 2, umurongo ni uwa 21 wonyine. Imana itugirire neza. Imana itusange cyane kandi dufashe. Daniyeli ibice 2 umurongo wa 21 haravuga ngo niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Amena. Reka dusubiremo ngo niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Amena. Imana yacu nishimwe cyane bene data. Iri ni ryo jambo Imana yampaye ngo mbazanire ku Muremyi TV. Uwiteka Imana tugirire neza. Ntabwo nzi aho uri, ntabwo nzi aho uherereye, sinzi igihugu urimo, sinzi akarere urimo, ariko reka nkubwire ngo Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu bayo ngo niyo inyuranye ibihe n'imyaka. Imana yacu nishimwe cyane. Reka nkubwire ngo nta muntu wanyuranye ibihe urimo, na ubwenge bwawe ntibwabinyuranya, umuntu gukunda ntiyabinyuranya. Arakureba akavuga ngo uragowe, arakureba akagusabira, arakureba akagusengera, arakureba akakuririra, ariko ibihurimo bigakomeza bikaba ibihe. Ariko reka nkubwire ngo Imana yacu niyo yonyine, ijambo riratubwiye ngo niyo ibasha kunyuranya ibihe, ikanyuranya ibihe by'ubugumbi igashyiraho ibihe byo kubyara, ikanyuranya ibihe byo gusonza igatanga ibyo kurya, ikanyuranya ibihe byo gusuzugurwa igatanga icyubahiro. Imana data wa twese, iyi Mana twicaye imbere, iyi Mana yaduhamagaye, iyi Mana yadukuye kwa Makiri, iyi Mana yadukuye mu kabari, iyi yonyine Rabine Taya ngo niyo inyuranye ibihe n'imyaka. Imana yacu ishimwe. Reka nkubwire ngo gira kwizera. Nta kindi kintu ngusabye mwene data, ngusabye ngo uzamure kwizera kwawe. Aka kanya ngewe urimo ureba ntacyo nagufasha, nta nicyo nagukorera, ariko Imana nkuzaniye, Imana nje kukubwira yabasha gukora, ngibasha gukora cyane iruta ibyo twibwira, ndetse dotaya lebone voya sanse nibyo dusaba. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Oh haleluya. Ayiwe reka nkubwire ngo ni Imana inyuranye ibihe n'imyaka, ni Imana ijya inyuranye ibihe umuntu akambara, ni Imana inyuranye ibihe umuntu akava mu bitaro, ni Imana inyuranye ibihe umuntu akitwa Mama Samu, ni Imana inyuranye ibihe umuntu akitwa Mama Sara, ni Imana inyuranye ibihe umugabo akavuga ati umugabo agiye gutaha, kandi imbere bataramuhaga agaciro, bataramenya ko yaje, bataramenya ko ahari, ariko Uwiteka Imana akunyuranyiriza ibihe mu izina rya Yesu. Ni Imana inyuranye ibihe ukajya kuri banki kandi utaruzi inzira ijyayo, ni Imana inyuranye ibihe ukurira indege kandi nayigara utarayabonaga, ni Imana inyuranye ibihe ikaguha inzu ukayiryamamo. Imana ishimwe. Ni Imana inyuranye ibihe maze bikabaho, itegekesha ibyo yaremye, ijambo ryayo bikemera. Tunezerewe n'Imana, tubabaye nabwo niyo ihamagaye umuntu ntarara mu isi irakomeye, hejuru yayo nta yindi Mana iriho. Sinkuru mpimbano dufite Imana ikomeye. Oh haleluya. Ngo ni Imana inyuranye ibihe bikabaho, ngo kandi ni Imana itegekesha ijambo ryayo bikemera. Haleluya. Ni Imana inyuranye ibihe ikagukura mu bukobwa, ikagukura aho bakubenze, barakubengeye ubusa, uri mwiza, usenga Imana uyubaha, ariko ugatinda mu kigeragezo kubera ibihe. Uwiteka nashimwe. Ni Imana inyuranye ibihe ukaba mu bihe byo gusengera abantu bakwita umutekamutwe, ariko igihe Imana yakwibutse bakazavuga ngo ni ukuri ni umukozi w'Imana.
ndashimira Imana ko inyuranye ibihe bene data. Nari mfite umudayimoni wo kutagira inzu muri Kigali, ntabuze amafaranga, umugabo afite akazi, nanjye nkorera Imana kandi nyubaha, ariko nifitiye karande. Reka mbabwire bene data ngo karande zirabazengereje. Si uko mudasenga, si uko mutubaha Imana, si uko Imana itavuze, ariko reka mbabwire ngo karande ni umudayimoni mubi. Karande ni umudayimoni wazengereje Aburahamu, amara imyaka 100 atarabyara. Aburahamu abona amashyo, abona inka, abona ihene, arubaka, abona umugore, ariko karande yo kutabyara imwicaraho. Mwene data, hari karande kwicayeho, ariko uyu munsi hari ikintu Imana iri bukore biraza gusobanuka, kubera ko iyi Mana ngo hari ikintu yibitseho abantu batibitseho. Iyi Mana yibitseho akantu kamwe naje kukubwira, ngo yibitseho akantu ko kunyuranya ibihe n'imyaka. Mana ishimwe. Dogiteri ntiyabinyuranya, mami wawe ugukunda ntiyabinyuranya, umugabo wo kwambitsa impeta ntiyabinyuranya, ariko data wa twese ngo abasha kunyuranya. Haleluya. Niba wari uri ibumoso akagushyira iburyo, niba wari uri iburyo akagushyira ibumoso, akavuga ngo noneho ndabihinduye kuko nitwa Imana. Haleluya. Karande igera kuri Aburahamu amara imyaka 100. Reka mbabwire ngo karande ziradukereza. Ibaze gushaka uri ku myaka 40, kandi abandi babyaye 3, wagira amahirwe ukazabyara 2 kubera karande. Ariko uyu munsi Imana igukubitire karande mu izina rya Yesu. Nari mfite umudayimoni wo kutagira inzu, nari mfite umudayimoni wo kudatera imbere, nari mfite umudayimoni wo kubona amafaranga yo gukodesha, ariko ntashobora kubona amafaranga yo kubaka inzu. Imana tugirire neza. Ariko Imana ikajya imbwira ngo mwana wanjye nzaguha inzu, ariko naryama ndi hano i Kigali nyimazemo imyaka 13 yuzuye. Murumva yuko ntoroshye, nshobora kuba narabaye nkaho ndi kavukire, ariko ndajya nkubwiye ko Satani adatinya igihe umaze ahantu, ntagatinya igihe umaze mu bintu. Kandi reka nkubwire ngo dayimoni turimuka ikatwimukaho. Urira indege nayikurira, urasezerana nayo igasezerana. Nta wundi wayigukiza uretse uyu mugabo ubasha kunyuranya ibihe n'imyaka. Haleluya. Nkarota nibereye iwacu mu cyaro, nkarota njya kuvoma aho navomeraga, kandi ubwo ndi i Kigali mfite abakozi 5 nuko, ariko dayimoni kandondora. Mwene data, ari igihe dayimoni iri kukurondora, ariko tindana n'uyu mugabo ujye unyuranya ibihe n'imyaka. Mana yacu nishimwe. Reka duhe Imana icyubahiro ijye inyuranya ibihe n'imyaka. Reka ngubwire ngo twaragerageje kubaka biranga kubera dayimoni. Imana tugirire neza. Najya kurota nkarota nibereye mu ntara. Reka mbabwire nubwo turi mu isi y'umubiri, ariko hari indi si y'umwuka idukontorora. Imana ikugire mu isi y'umwuka, igira ikintu ikoraye mu izina rya Yesu. Haleluya. Najya kurota nakubitana n'umuntu hano i Kigali tukaba inshuti, twamara n'ukwezi akambwira ati ariko narose nza kugusura mu cyaro. Munsi umwe ndota ngo njya gushaka inzu i Rulindo. Ayiwe ngo ndi gukodesha akazu i Rulindo. Ayiwe, ariko Imana turengere. Mu gitondo ngiye mu butayu, mpura n'umugabo w'umukozi w'Imana witwaga Damiye, munini cyane, muramuzi. Arambwira ati wa mugore we sinkuza, ariko Imana ikurinze kujya gutura i Rulindo, akira gakondo muri Kigali. Imana ishimwe cyane. Amaze kumbwira gutyo mpita nibuka inzozi narose ko nirariye i Rulindo. Haleluya. Ntabwo yabimbwe ngo bihite bisohora. Reka mbabwire ngo ibintu Imana ibabwira mujye mukomeza musenge, umunsi umwe izanyuranya ibihe n'imyaka ikugirire neza. Wa mukobwa we wifata ibyo ubonye ndakwinginze, Imana izanyuranya ibihe guha umugabo. Wa mubyeyi we, Imana izanyuranya ibihe guha ijambo muri urwo rugo rwawe warwinjiyemo. Imana ihari humura, nubwo bimeze kuri izanyuranya ibihe. Wa mugabo, Imana izanyuranya ibihe, bajye bakwita bosi mu rugo, bakubahe kubera data yabinyuranije. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Igihe cyarageze Imana inyuranya ibihe. Ubu mfite inzu, ntago mfite inzu nini, mfite inzu ntoya. Mfite inzu y'ibyumba 3 na saro.
n'igikoni muri iyi Kigali ahantu bita muri Beninka. Iri tuzajya tubivuga. Haleluya. Amena. Ayiwe Imana impinzu. Haleluya. Amena. Impinzu itavuye mu maturo, impinzu itagize gute, Imana icira umugabo inzira, abona ikiraka twubaka inzu. Ubu inzu irahari. Iyi nzu rero iyo nyirebye mba mbona ari etaje, mba mbona ari kadasitire. Reka mbabwire ngo ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we. Imana ishimwe. Nigeze kubaza umuntu umwe rimwe, yari afite inzu imeze itese, yari afite akazu kenda kumugwaho, ariko kuko nabonaga gafite muri Kigali nkabona ni umuntu udasanzwe. Ndamubaza ngo uyu muntu araye mu nzu yumva ameze ate? Arambwira ngo yumva ari ibisanzwe. Haleluya. Ariko narinje kukubwira ngo ni Imana inyuranye ibihe, ikagukuraho karande yo kutagira inzu, ikagukuraho karande yo guhora urwaye, ikagukuraho karande y'agahinda, ikagukuraho karande y'igisuzuguriro, ukumva ugenda n'ikimwaro. Ariko naje kukubwira ngo Imana ije kunyuranya ibihe ku buzima bwawe. Imana yanyuranije ibihe maho kuba, Imana yanyuranije ibihe ngirira neza. N'ubu ndacyari ku rugamba kuko nkiri mu isi. Ndashimira Imana ko yanyiciye umudayimoni wo gukodesha. Ntabwo nzi umudayimoni uri ku buzima bwawe. Njyewe nari nifitiye abana, nari nifitiye umugabo, nari nifitiye ubuzima buzima, nari nguwe neza, ariko dayimoni yo gukodesha no kuzapfa ntagiraho kuba iri ku buzima bwanjye. Ariko kubwo gusenga Uwiteka Imana yanjye iraza iravuga ngo reka mbinyuranye, noneho nguhereza aho kuba, noneho nguhereza aho gutaha. Ijya imbwira ngo iriya si inzu ni ikimenyetso, nzaguha inzu. Ibyo ndabitegereje, ariko nshimiye Imana ijya inyuranye ibihe. Reka nkubwire ngo ni ukuri, amafaranga yose waba ufite, iterambere ryose waba ufite, dayimoni ibyivanzemo ntaho wagera keretse Imana ije ikanyuranya ibihe. Ndashoje. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga n'Imana. Ntabwo nzi ahantu uruhiye, ntabwo nzi ahantu utinze, ntabwo nzi ahantu babariye, ariko ndumva ngiye kugusengera. Imana inyuranye ibihe. Aho ngaho ubabariye, aho ngaho utinze, aho ngaho uririye, aho ngaho imiryango itagira icyo ikora, aho ngaho nawe utagira icyo ukora, Uwiteka agiye kunyuranya ibihe. Ngiye kugutera inkunga, ngiye kugusapotinga, ngusengere, mvuge ngo Mana kunyuranya ibihe kuri uyu muntu wawe waduteze amatwi. Kandi nzagaruka ushima Imana, nzagaruka hari inkuru nziza wumvise, nzagaruka hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwawe, nzagaruka hari impinduka wabonye. Ntago Imana dusenga ari Imana izakora mu kwa mbere, mu kwa 10. Ni Imana iri gukora. Uko Satani ari gukora cyane, Imana nayo iri gukora cyane. Akira imbaraga z'Imana zikora cyane mu gihe uhagazemo. Uwiteka Mana ndagushimye, ndaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Uratubwiye ngo ujye unyuranye ibihe n'imyaka. Ndakwinginze ngo manure imbaraga zawe, imbaraga zijya zinyuranye ibihe, zigakuraho karande, zigakuraho igisuzuguriro, zigakuraho ibyo abantu bamenyeye, zigashyiraho ibyawe. Mwami Imana Data, nyuranye ibihe by'abantu baduteze amatwi. Wari urwaye umukize, wari urushye umuruhure, wari ubuze inzira imuhe, wari ubuze ijambo rimuhe, wari ubuze imibereho yimuhe. Mu izina rya Yesu ndatura impinduka, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane mushumba. Imana iguhe umugisha kandi ikongerere, ikurinde, ikuyobore mu bihe byose. Namwe mudukurikira rero, reka tubashimire uburyo mudukurikira. Ni umushumba afite abakristo benshi cyane. Mujye mumukurikira no ku Gasambi TV, kandi turabibona ko mugakunda ku Gasambi. Natwe mudukurikire mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese utuye mu isi, kuko ijambo ry'Imana ni umukiza wacu udukiza ibyaha byacu. Ngaho rero mudukurikire ku Muremyi TV. Turabashimira. Imana ibaha umugisha ibihe byose. Murakoze. Amen.